twakuze twumva ko ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ubundi abakuru bakatubuza ngo uramenye ntukarire, kurira ni ubugwari. Ariko se koko kurira ni intege nke? Uyu munsi ndaguhishurira ukuri abantu benshi batamenye, burya kurira ni byiza ndetse byanakubera umuti w'umubiri n'umutima cyane. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu 10 za siyanse zigaragaza ko amarira atari ikimenyetso cy'ubupfapfa, ahubwo ari ikimenyetso cy'ubuzima, ubugwaneza n'ubushobozi bwo gukira mu byiyumvo. Mu gushaka gusobanukirwa iyi ngingo, twabasomeye igitabo The Art of Crying, The Healing Power of Tears. Iki gitabo gisesengura ubushobozi bw'amarira mu gukiza umutima, uko umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza no kubona ihumure biciye mu gusubiza amarangamutima. Reka rero twiyinjirire muri iyi nsanganyamatsiko yacu, umenye uburyo buri karira kava mu ijisho ryawe burya kagira icyo kagufasha mu kugira ubuzima bwiza. Uranamenya ukuntu ubushakashatsi bwavumbuye ko kurira nanone bifite ubushobozi bwo guhuza abantu no gushyiraho ubufasha mu mibanire. Niba gusobanukirwa ibi ubona biza kukunyura, ukanabona hari abandi benshi bakenera kubimenya, nyabuna kanda like kugira ngo tubashe no kubigeza ku bandi benshi. Karibu bantu b'utuntu tw'ubwenge. Intego ni ya yindi, nitumenye, twirinde, tugire ubuzima bwiza. Kurira si ugusohora amarangamutima gusa, ahubwo ni uburyo bwo kwita ku mubiri no ku mutima. Muri iki kiganiro turarebera hamwe impamvu zigaragazwa n'ubumenyi bwa siyanse zerekana ko kurira bigirira akamaro ubuzima bwacu muri rusange. Reka rero turebere hamwe impamvu za siyanse zigaragaza ko kurira atari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ari ikimenyetso cy'ubuzima bwuzuye. Kurira bituma umubiri usohora imisemburo ya endorphine izwi nk'imisemburo y'ibyishimo. Iyi misemburo ikora nk'imiti iruhura isanzwe, iyi bita painkiller cyangwa antidouleur, kuko imisemburo ya endorphine igabanya uburibwe bwo ku mutima n'ubwo ku mubiri. Byongeye kandi kurira bituma hasohoka imisemburo ya oxytocin, imisemburo izwi nk'imisemburo y'urukundo ifasha mu gukomeza imibanire n'abandi no gutanga ibyiyumvo by'ihumure. Bityo bikavura amarangamutima, bikayarinda kwiheba, bimwe kuri bamwe bivamo za depression. Amarira burya asohoka arimo imyanda n'uburozi umubiri uba wagiye ukusanya bitewe n'agahinda cyangwa umunaniro. Iyo turize, umubiri usohora ibyo bintu, bigatuma igipimo cy'umunaniro kigabanuka kandi tukumva dutuje. Kurira bikorwa nk'umuyoboro wo gusohora amarangamutima akomeye, kuko iyo ayo marangamutima yuzuye, amarira afasha mu kuyarekura, bigatanga ituze ry'ako kanya. Ni uburyo bw'umubiri bwo gusubizaho ituze ry'amarangamutima no kurwanya indwara z'imitekerereze. Ubushakashatsi bwerekana kandi ko kurira bishobora gufasha mu kongera ibyishimo no kugabanya igipimo cya cortisol, umusemburo w'umunaniro urekurwa n'ubwonko mu gihe ugize stress. Nyuma yo kurira, abantu benshi bumva batangiye koroherwa, umutima ukaruhuka, bigatera umubiri kumva neza no kugira imitekerereze myiza. Benshi tuzi ko guseka biri mu bifasha ubudahangarwa bw'umubiri, ariko no kurira nabyo burya bigira akamaro nkako. Amarira abamo ibintu birwanya udukoko tubi two mu mubiri, bityo bigafasha kurinda indwara z'amaso no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange. Kurira nanone bitanga uburyo bwo gusohora amarangamutima yari yarihishe cyangwa yabuze uko agaragazwa. Iyo dusohoye ayo marangamutima, bituma dutuza mu mutima, bigafasha kongera imbaraga zo kwihangana mu bihe bigoye.
Amarira nanone ni uburyo bukomeye bwo gutumanaho butari ubw'amagambo. Afasha kugaragaza amarangamutima akomeye kandi rimwe na rimwe agoye gusobanura mu buryo bwo kuvuga, bityo bigakomeza imibanire n'abandi muri rusange. Kurira bifasha gukomeza gahunda y'ubwonko. Iyo amarangamutima yabaye menshi, kurira bifasha kongera gusubiza amarangamutima ku murongo. Nanone bifasha ubwonko kwinjira muri mode yo gusubiza ibintu mu mwanya, ibyo bita homeostasis, bikanakuraho umunaniro w'amarangamutima. Ubushakashatsi bwagaragaje ko nyuma yo kurira abantu benshi bumva bafite umucyo mu mitekerereze yabo, bagatekereza neza cyane kurusha mbere y'uko batekerezaga batararira. Iyo kurira bibaye nyuma yo kunanirwa, mbese nyuma y'umunsi wakugoye, bishobora gufasha mu kurekura stress n'imitekerereze ihambaye, bikagira ingaruka nziza ku gusinzira neza. Ubushakashatsi bwerekana ko amarira akora ku gice cy'ubwonko gishinzwe kuruhuka no kugarura umubiri mu bihe by'ituze, bigatuma umuntu abona ibitotsi byiza. Abantu benshi bagaragaje ko nyuma yo gusohora amarangamutima no kurira bagira umutuzo uhambaye ubaruhura, bikabafasha no gusinzira mu mutuzo. Ku bantu badakunda kurira bigunze bari bonyine, ni ikimenyetso cy'ubushake bwo kubona ubufasha bw'abandi. Iyo umuntu aririye mu ruhame cyangwa akabivuga, abantu bamuba hafi, bigashobora kongera ubushake bwo kuganira, gushyigikirana no kumva umuntu atari wenyine. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu barushaho kuba hafi, berekana impuhwe kandi bakagira ubushake bwo gufasha igihe babona umuntu arira. Ibi bikongera kumva umuntu afite agaciro, ntakomeze kuremererwa. Tubonye ko kurira bifasha kugabanya uburibwe bwo ku mutima no ku mubiri, gusohora imyanda mu mubiri no kuruhura umubiri, kugabanya umunaniro n'umuhangayiko, bigafasha mu gufasha gutuza no kugira ibyiyumvo byiza, gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri, gukomera mu byiyumvo n'imbaraga zo kwihangana, gufasha mu itumanaho ry'amarangamutima, gusubiza amarangamutima n'imitekerereze ku murongo, ndetse no gufasha mu gusinzira no guhuza abantu no gushyiraho ubufasha bw'imibanire. Twasoza rero tuvuga ko kurira atari intege nke, ahubwo ari igikorwa cy'ubutwari bwo kwemera amarangamutima yawe no guha umutima wawe umwanya wo gukira. Ubumenye rero ko burya buri karira gasohotse mu ijisho ryawe aba ari intambwe yo kwiyomora no gusana imitekerereze n'ubuzima no kongera gukunda ubuzima. Niyo mpamvu ubutaha igihe uzumva ushaka kurira utagombye kubihagarika, ahubwo ujye ureba amarira nk'umuti, wa muti w'umutima wawe n'ubuzima bwawe. Turagushimiye cyane wowe twabanye kugeza ku musozo, kuba warebye iki kiganiro cyacu kugeza aha. Niba iyi video yagufashije, wayisangiza n'inshuti kugira ngo nabo bamenye utuntu tw'ubwenge. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, mugire ibihe byiza.